Nongeye kubasuhuza nshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV, amahoro y'Imana yongere kubana namwe. Iyi ni inkuru nziza ku banyeshuri ba graduatinze ku munsi w'ejo hashize, dore ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12, ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda TVET Board cyangwa se RTB cyashyize imyanya ku isoko myinshi igiye itandukanye ku barimu barangije muri college zigiye zitandukanye. Icyo rero usabwa nta kindi ni ukujya muri system yawe ya Nifotra ukagerageza kwa applyinga kuri iyi myanya ikurikira ngiye kukubwira. Niba rero ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, turabanza tukwakire kandi tuguhaye ikaze, uri umuntu w'agaciro. Reba munsi ya video yawe urebe ahantu handitse ijambo subscribe, ukandeho kugira ngo tujye tubana mu mahirwe menshi agenda aboneka, ujye uyabona uri mu ba mbere, kuko uyu munsi kugira icyo ubona, kugira icyo ugeraho bisaba kugendana n'amakuru. Nk'uko mubibona rero, imyanya yagiyeho ejo hashize ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 2024. Deadline iri ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Niyo mpamvu uba ugomba gukora subscribe hasi kugira ngo updates zose zinyura ku muyoboro wacu wa Nsabira TV ntukajye ucikwa. Ngaho rero mugerageze mujye muri system ya Mifotra, abantu bafite ama A0 mu ndimi cyane ndetse n'abandi bagiye bafite A0 mu bintu bigiye bitandukanye muri faculties zigiye zitandukanye. Mujyeho rero mwake mwohereze ubusabe bwanyu kugira ngo ejo n'ejo bundi imyanya itava ku isoko uturapurayinga. Ibi bije nyuma y'uko rero twabahaye updates ejo bundi zo muri REB. Uyu munsi nabo bakaba barabaye shortlisted, bari kwiga bitegura neza gukora ibizami. Reba munsi ya video yawe ukande ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana, ntukajye ucikwa n'ibiganiro by'amahirwe y'akazi binyura hano ku muyoboro wacu wa Nsabira TV. Kanda subscribe twikomereze.